Murakaza neza mwese kuri channel yacu. Uyu munsi rero nabatindiye tugiye kuganira ku biribwa ushobora gukoresha tubona hafi mu rugo mu ngo zacu aho waba uri hose bikakongera ubudahangarwa bikakurinda kurwaragurika akarwara kose kaje nikajye kakugeraho. Ikiribwa cya mbere n'ibiribwa biri mu bwoko bw'indimu harimo indimu, orange, ibyitwa clementine, ibyitwa tangerine, ibyitwa lime n'ibyitwa grapefruit. Aho ngaho biterwa n'aho uri ariko nuva mu Rwanda icyitwa orange n'indimu tubibona ku rugero ruri hejuru. Ibyo biribwa rero bifitemo vitamine C cyane kandi bikaba bifitemo imbaraga zo gutuma utunyangingo tw'amaraso twitwa white blood cell ari two basirikare b'umubiri biyongera mu mubiri wawe bigatuma utabasha kurwaragurika indwara yose ngo uyirware. Ushobora kubikoresha mu gitondo unywa amazi y'akazuyazi arimo indimu se cyangwa arimo orange. Ni byiza. Ukundi kuntu ushobora gukoresha indimu cyangwa bimwe muri ibyo, ushobora kuyifata ugiye kurya ukayikamurira ku biryo ugiye kurya, ukaba mbese uhaye training abasirikare b'umubiri wawe. Ikiribwa cya kabiri ni tungurusumu. Tungurusumu niba ukunda kuri kino channel yanjye nkunda kuyivugaho. Tungurusumu ni ikirungo kandi ikaba n'umuti, ikaba antibiotique ya danger kandi nayo ikongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ifitemo arsine rero, arsine ni nka antibiotique cyangwa se ikaba na antivirus, irwanya amabacteria ikarwanya n'amavirusi. Ni byiza gukoresha tungurusumu idahiye neza, ushoboye wayikoresha ari mbisi cyangwa ukayikoresha itetse ariko idahiye, atari kwa kundi uyishyiramo ugiye gukaranga, ahubwo ugiye kwarura ugahita uyishyiramo ku buryo iba itahiye ngo ishiremo bwa bushobozi ifitemo. Nuyikoresha uzambwira, nushyiramo gahunda yo gukoresha tungurusumu iwawe uzambwira kandi uzabona ingaruka nziza. Nimba ufite abana bakunda kurwaragurika se cyangwa nakunda kurwaragurika, tungurusumu ni ikirungo kandi ikaba umuti. Icya gatatu rero gituma ubudahangarwa bwiyongera ni tangawizi cyangwa ginger. Tangawizi ituma tutagira inflammation, iturinda kurwara manjine kandi ikagiramo antioxidant nyinshi ziturinda kurwara. Ni byiza rero kuyikoresha, ushobora nayo kuyikoresha ikiri fresh, ikiri nzima mu cyayi se cyangwa mu masimofi. Ibyo byose bituma ubudahangarwa bwawe bwiyongera. Nimba ufite na firigo hari ukuntu wabika tangawizi, urakayifata ukayisya ukayishyira mu turiya tuntu dukora ice, hanyuma ikaba ice, ukayibika muri freezer ukajya uyishyira mu cyo ugiye kunywa nta kibazo. Ikindi ni epinari se cyangwa imboga rwatsi muri rusange ariko cyane cyane epinari. Epinari zifitemo vitamine C nyinshi cyane, zikagiramo beta carotene, zikagiramo n'ama antioxidant. Ibyo byose bituma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera kandi n'uruhu rukamera neza. Cyane cyane spinach n'imboga rwatsi zituma uhorana uruhu rutoshye. Ni byiza rero kutaziteka ngo uzihishe imboga rwatsi zose. Ushyushya amazi arimo umunyu, yamara kubira ukazishyiramo nk'iminota mike, ugahita uzikuramo ukazishyira mu mazi akonje kugira ngo zidashya cyane, mbese ugahita ushyiraho umunyu n'ibindi birungo ushaka ukarya. Ikindi cya gatanu ni yawurute. Yawurute rero abantu benshi tuzi ko ari iy'abana, ariko yawurute ni nziza kuko yongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Ni byiza ushobora gukoresha yawurute itarimo isukari, nimba wanga, ntabwo tuzi ko isukari atari nziza ariko hari yawurute zisigaye ziza ugasanga ntabwo ziryoshye, nyine nta sukari bashyizemo. Wowe ukaba wakwishyiriramo ubuki se cyangwa izindi mbuto ushaka, cyangwa nimba ushoboye no kuyikorera ukaba wayikorera iwawe mu rugo. Njyamo n'amavideo yigisha gukora yawurute. Yawurute nayo rero yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi cya gatandatu ni ibyitwa almond. Almond ntabwo ziba ahantu hose mu Rwanda ariko mu mijyi, kenshi mu mijyi ziba zihari. Zifite rero vitamine E ituma ubudahangarwa bwiyongera. Ni ukuvuga ngo uriye nibura hagati y'utwa almond, buriya ni nk'utunyobwa twatwo, hagati y'10 na 15 bituma uba ufite vitamine ihagije ku munsi, vitamine E ihagije ugomba gufata ku munsi. Ikindi cya karindwi ni green tea se cyangwa cya cyayi twita icyatsi, cyangwa se icyayi kirimo bamwe bakita tisane. Nayo ifitemo antioxidant yitwa catechins.
afasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, akaturinda no kugira ama infection y'indwara izo arizo zose. Ngo nibura wakagombye kunywa hagati y'igikombe 1 na 2 ku munsi bikaba bimeze neza. Icya munani ni turmeric. Turmeric ifitemo ikinyabutabire cyitwa curcumin gituma utagira ama inflammation mu mubiri kandi kigatuma ubudahangarwa bwiyongera ku rugero ruri hejuru. Uko ushaka gukoresha turmeric, ushaka kugiteka mu biryo, kuyiteka mu muceri ukaba umuhondo, hari ukuyishyira mu mata ashyushye ukayanywa, mbese byongera ubudahangarwa. Icya 9 ni poivro itukura. Ino poivro itukura ifite ngo vitamine C iri hejuru yiba mu maronji, kandi tuzi ko amaronji n'indimu ari byo bigira ama vitamine C nyinshi. Iyi rero igiramo vitamine C iri hejuru y'ibindi byose, noneho ikaba ifitemo na beta carotene kubera ryabara ryayo ry'umutuku. Iyo beta carotene ituma n'amaso yawe n'uruhu bimera neza. Poivro y'umutuku ushobora kuyikoresha muri salade, mu biryo utetse, ni byiza nimbura ahantu ushobora kuyibona. Abantu bari i Kigali mwebwe mujya muyibona, hari igihe uzibona rwose kuri makeya. Nagerageje kuzihinga ziranga, zaraje ariko zeze hashize nk'igihe kingana igihe kirekire nararambiwe, ariko aho ushobora kuyibona wayigura ukajya uyikoresha rimwe na rimwe. Ikiribwa cya 10 aricyo dusorejeho rero ni ipapayi. Ipapayi ifite nayo vitamine C ihagije kandi ifasha mu igogora. Kubera ifitemo ikinyabutabire cyitwa papain kandi kikanatuma utagira ama inflammation mu mubiri wawe. Ipapayi kandi nanone igira potassium, ikagira magnesium na folate, byose ni byiza ku buzima bwacu. Ahangaha rero ikindi ushobora gukora kugira ngo ni nka bonus nongeyeho, kugira ngo ugire ubudahangarwa buri hejuru, ugomba kunywa amazi cyane kugira ngo uhore umubiri wawe uri hydrate, ubuzima b'abasirikare babe babayeho neza. Kandi nanone iyo unywa amazi usohora imyanda, uko ugiye kwihagarika, uri gusohora ya myanda ishobora kwangiriza ubuzima igasohoka hanze. Ni byiza rero kunywa amazi cyane mu gihe umeze neza. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza rero, tangira gushyira bino biribwa tuvuze mu mafunguro ya buri munsi, mbese unatubwira icyo ukunda gukoresha kandi utubwire koko nimba hari icyo byakugejejeho. Duhe na like rero, ntabwo twayibagirwa, turi kuri YouTube, turi gukora amafaranga. Duhe like, nimba utarakoze subscribe duhe na subscribe, uduhe na comment. Iyo uduhaye like na comment bituma wa wundi YouTube ibona ko icyo kiganiro ari cyiza ikakigeza ku bantu benshi. Mwakoze rero kudukurikira, Imana ibahe umugisha.